Bana meze neza cyane. Okay, natwe hano twiteretse. Fred nawe bareyo bimeze bite? Ndashima Imana. Urashima Allah. Allah. Alright kabisa. So, ngiye murayinganyije ndabona abantu bakonje. So, bimeze bite rero? Ugomba gukonja kuko ntacyo tubonye. Ntacyo tubonye umupira mbonye hano rwose. Niba navuga ko ari imikino. Buse kwanza twaje gutera iyi match nta muntu utuje man. Kuko Rayon Sport ndi kwibazana n'isaha. Ferwafa yagaragaje ikosa Rayon Sport cyangwa icyaha ifite muri shampiyona y'u Rwanda. Tukamenya ngo Rayon Sport yabaye ikizira muri iyi shampiyona, twe tukamenya ngo umupira wo mu Rwanda twabaye ikibazo. None se ambera aha udufuni amashoka na za bayoneti biratambutse nta cyabaye baratuje. Amatara hano arazimye ngo Rayon Sport ngo ufite icyaha. Ese mama nuko turi beza kurusha abandi muri iyi shampiyona, nuko nibatangaza impamvu turi ikizira muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Kuko kamarade niba hari umuntu wagira ngo Rayon Sport yaramwambuye, gihe nawe ikibazo kamarade afitanye na Rayon Sport. Buri munsi Rayon Sport, buri munsi Rayon Sport. Rayon Sport, why not Rayon Sport buri munsi? Yes. Iyo uza kuba perezida wa Rayon Sport, ikibazo wowe uhora cyitwaye FIFA. Direct nta n'amagambo menshi bro. FIFA niyo ari kugikemura. Nta nubwo ngewe byo na ministeri ubundi no kuba nta niba ruwa ministeri yandikiye Rayon Sport yiseguraho. Twebwe twafashwe nk'abantu baciriritse man. Rayon Sport ni ikipe y'ibigwi. Rayon Sport ifite ibintu byinshi yavunikiye. Rayon Sport yageze kimwe cya kane cya Confederation, urajya kunsuzuguza aba barumuna banjye batazi icyo bita kurira indege. Barayuriye yenda gufininira mu kirere. Man ngende nyiri cyubahiro kandi icyubahiro cyanjye nta uteze kuzakinyambura. Ishema nayesheje u Rwanda nta uteze kuzipima bamfate nk'insina ngufi cyangwa bamfate uko bashaka. Ngewe Rayon Sport izahura ari Rayon Sport, izahura ari ikipe y'ibigwi, ni ikipe mpuzamahanga. Kuki badufata nka ikipe y'intara y'amajyepfo cyangwa umudugudu wapi man wapi bro? Ibyari bube byose Ferwafa gutuje man. Ndaguha ijambo n'ibisha niba Ferwafa ireberera abanyamupira ikareberera ama ikipe 16 uburi kingu urubanza uraramye urajya kugoragoza. Hari umuntu ugorora ikijumba man, ikijumba niba ikijumba kivuye mu butaka kimeze guki uzagikura kimeze guki. Rero ibi bintu byo guhengeka bagahoma ibiva barigaragaje twarababonye mbere na mbere. Kamarade niyandika ibaruwa yisezerera ubwe cyangwa se afate pension n'ubundi imyaka yamusize, niye gusaza yanduranyije n'abareyo kuko twebwe tuzagumaho. Rayon Sport izahora ari Rayon Sport ariko hari ahantu yicaye azahava. Ikosa warishyira kuri kamarade cyangwa warishyira ku buyobozi bwa Rayon Sport butabashije. Ariko kamarade ni ikizira kuri Rayon Sport. Nushaka iryo jambo mugende munarizi kuko nakubajije ninde wanditse ibaruwa. Wigeze ubonaho umukono wa Munyentwari Alphonse na Adolphe rwose? Sawa, twebwe rero muri aka kanya ndabaza ngo Ferwafa uyobowe na kamarade cyangwa uyobowe na Munyentwari Alphonse? Munyentwari Alphonse yarabyitaje aravuga ati bitanyitirirwa, abiteza uriya kubera kazi kari umukozi wa APR. Ni uvuga ngo uriya mugabo ari muri ministeri ya siporo nk'umukozi wa APR, ntago ari hariya nk'umukozi waje mu kazi mu gutunganyiriza abanyarwanda. Uvuze gutyo ko ari umukozi wa APR, tugaruka muri shampiyona APR muyiriho imbere inota rimwe. Ntago ubona ko bizababera imbogamizi niba uri kuvuga ko ari umukozi wa APR muri Ferwafa? Reka rero ngutere story. Niba ushobora gukorwa icyo bita super comeback cyangwa se remontada na ekipe irya rimwe ku munsi ushora miliyari na miliyoni 200 bro, ufite icyo ubwira abanyarwanda wowe? Aho uri gwa ikomaga batuza ngo mina yitwa Club Giant wacaza ko abari wowe nayo kugwirirana byose ni kimwe. Naruka nta matayo byose ni isezerano rishya. Narababwiye ngo umupira wacu wabayemo ufite ikintu bita virus kanseri bro. Hari kanseri cyo bita kanseri ifata ubwonko bw'umuntu, ira kanseri ntigikira. Umupira wacu ufite uburwayi umeze ubona yakira guterera sasa ibaze. None se uwakubwira ngo ibintu muzehe yavuze ubwo akavuga ati nimushake shampiyona y'u Rwanda muyihagarike mujye muri imipira y'Iburayi. Twebwe aho bigeze byatugeze mu muhogo. Nibashaki bahagarike bazane za rugubi tujye twirebera rugubi hano abahungu batera nicyo bita kaci urumva. Bazane za skate tujye twirebera abana banyerera ku mapine, bagarura amagare twirebera shampiyona y'amagare. Ariko umupira wacu warabuze nta kirimo. Icyambere abakabaye batureberera bayoborera mu kwaha kw'abantu runaka, ntabwo batuyoboye nkabo. Ikindi cya kabiri abarijende w'umupira w'u Rwanda kubera iki bafashwe nk'ikizira muri shampiyona yacu. Ibigwi byabo ntitubizi. Yego, muri iriya nzu ya Ferwafa hari umurijende urimo? Reka barakumirira. Hari umuntu wakenye umupira uzuri muri iriya nzu? Ariko ngo urabona ngo ibisabwa ngo bisaba ngo kuba warize ngo ibiki no
n'uwo muntu yarize sibyo ni uvuga ngo niba Gatete ubwo yarabwiye ngo ibyo mwamusaba byose yaza akabikora kubera iki Gatete batamwifashisha Feredi kuko aka kanya nk'umukuru w'igihugu aguhaye ubushobozi we Feredi nakakubwira ati nguhaye icyumweru kimwe umupira w'amaguru wishyire ku murongo kinyamupira ni kinyamupira mbere na mbere nakura abantu mu nshingano zitari izabo nkashyiramo abantu banyabo abahe wakuramo nk'abahe none se reka nkubaze ntuwakubaza ngo kamarade amariki umupira wo mu Rwanda we nkubajije nk'umunyamakuru ntuzane bimwe byawe ugiye guhita watsa muzi kujunditsa amazi uwakubaza ngo kamarade amariki umupira wo mu Rwanda baba rero usubize kinyamupira ntabwo ndi gutukana sindi no kubahukana oya ngaho uri kwahuranya cyane we aho ngaho ugiye kwatsa amazi oya ariko vugisha ukuri oya mutubwire uko mubyumva natwe tujyana yes uyu mwanya no one bahereye kuri skandali yabereye Huye niba bari bukoresha ihe geste niba bari bukoresha ihe geste Rayon Sport icyambere niba ikureho pressure niba ikuyeho pressure impamvu byose biri kuba Rayon Sport iri kotsa igituti ikipe yitwa APR bakavuga bati muyice mu mutwe isare noneho itangire icanganyikirwe ikika intege byose biri kure ariko barabeshya twebwe ibyo bakora byose bro bameze nk'abakingishije rido ibyacu turabizi n'ubundi dusanzwe tuzi ko tubaho nk'imfubyi zirera tugomba kureba ibitureba ibyo abategura inyuma y'ikibuga bategura bimeze gute twebwe yego nakubwiye ngo ibyo wakora byose impara zizacuranga nubwo umuntu yahanuka mu giti akikubita hasi impara zaje kuririmba muzajyana umurambo wanyu impara zikora akazi Rayon Sport ibyo muri gutegura mugambana mutega imitego imishibuka hirya no hino ibyo ntabwo biri kwegera ubwonko bwacu twebwe iki turaje ishinga niki turabakunzi niba uri umukunzi bana na ikipe mu bino mu byiza navuye Muhanga mbura imodoka ndemeranza n'amaguru imodoka nibonye ku ntenye ariko ndavuga ni nishaka ndebe highlight kuko hari nabandi bahuriga nabonye baje hano nihanganye nisize irangi bro ari kwisiga irangi n'ibintu nahuriye na hano nabyo mu cyumweru gishize nari nkwiye kuza nambaye gisivile ariko umusirikare ku rugamba bro nubwo bakurasa bingana iki ntabwo ushobora gukuramo umwambaro w'urugamba rutarangiye yego kugeza ku mwuka wa nyuma nzahumeka yego abavandimwe abakunzi ba Rayon Sport duhurira Rubavu kuwa gatandatu tuyitize umurindi urumva hasi simakuye inota rimwe cyane mukuri rasabwa kuntsinda ibitego bibiri nukuvuga ngo twe tugomba gufunga inguni zose zishoboka iyi mikino 6 isigaye no gupfa no gukira kuko twamaze kubona ko twimereye nk'imfubyi mani buri imfubyi iyo ubaye imfubyi ukagira ibyago byo korerwa na mukasi urumva ibyago ubuye nabyo ugize kuba imfubyi wongeho no kurirwa na mukasi Rayon imeze nk'umwana urezwe na mukasi bari ibibazo so dusoza Fredina gira ijambo rimwe ubwira abantu n'abantu batabashe kuza hano bacitse intege ndabona abamarika ntago bahageze n'abaharuga bene wanyu so ijambo rimwe dufunika n'ubutumwa utanga ku ruhande rumwe wabyumva kuko ntekereza ko Rayon Sport igisuzuguriro bayishizeho hani Huye uburyo dufashwemo n'ibigwi dufite uvuga ngo ibi bisaba abantu bafite imitima ikomeye twebwe imitima ikomeye rero twaje ab'imitima yoroshye badafite ubushobozi bwo kuza ngo baririre imbere y'itangazamakuru kuko twebwe abareyo tumeze nk'abaririra ingona iyo uhagaze hejuru y'amazi ntabwo wayirira nta miyaga iciriramo niyo mpamvu rero tukwihangana bagira ukwihangana guke banze kugera hano kuko bari burire imbere y'abantu mani urumva kuko twebwe bro agahinda ni kenshi ariko nta kindi kintu tugomba gukora iyo umaze kumenya kuri imfubyi uzi ikintu kibaho iyo hawa amahirwe yo kwiga ukavuga ngo nimara gutsinda nzabona buruse njye kwiga i Burayi simfite ubushobozi bwo kuzajyanwa n'umuryango wanjye uremera ibirenge bikarara mu mazi twebwe rero tugomba kwiga amanywa nijoro uburyo ibikombe bibiri tugomba kubonamo kimwe ntawe ubigizemo uruhare nibiba byiza bibiri tubibonye byadufasha ariko dushaka kubereka ko ntabwo wakurura ingiga y'igiti ngo uyikure mu musozi hejuru ngo uzayigeze mu gishanga ubwo kiragikora turagishyira ku mugongo twebwe ngana ku musozo subiye Muhanga Fred nawe mureyo murabizi muri sambusa kuri plateau nimero yanjye ni 078 oya bakuremereye 2 6 2 8 4 1 4 078 2 6 2 8 4 1 4 ku cyumweru gahunda yose igihugu na diaspora iburengera ikimenyimenyi kuwa gatandatu ngenda rangiye kuyifata